Reka ngusuhuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana wowe udukurikiye. Nyemerera umunsi naho twinjire mu makuru yacu n'ibiganiro ndetse nanone twibande muri Middle East aho tugiye kureba ibiri kujya mbere hagati ya Isiraheli, Amerika ndetse n'igihugu cya Iran. Bikomeje kuba ibiganiro ndetse bishobora kugira icyo bibyara cyiza, icyo bibyara kizima mu gihe Iran ndetse na Amerika bidahinduye uruhande cyangwa se bikomeje kugendera mu mujyo umwe, nubwo Isiraheli ishobora kuba ingorabahizi cyangwa se ishobora kubitandamira ikaba yatuma aka gahenge cyangwa se iyi ntambara, iyi mishyikirano, uku gusoza iyi mishyikirano cyangwa se aya masezerano yo gusoza intambara mu buryo burambye bwa burundu bigerwaho, Benjamin Netanyahu ashobora kuba yabyitambikamo bikabyara ibibazo byinshi cyane. Nyemera rero uyu munsi turebere hamwe ibiri kugenda bivugwa ndetse biri gutangazwa na Donald Trump ndetse no ku ruhande rwa Iran. Ejo nibwo Donald Trump yahawe navuga ibyo agakopi cyangwa se ahanditse ibyo bumvikanye na Iran kugira ngo iriya ntambara isozwe. Iran rero ifite ibyo yasabye ndetse na Amerika ifite ibyo yasabye. Uruhande rumwe ruba rugomba kugira ibyo rwemera n'urundi rukagira ibyo rwemera. Amerika rero ejo Donald Trump akimara kubona ayo masezerano yasabwe ko yagenda akayigaho ndetse akaba yashyiraho n'umukono bishobotse. Ejo Donald Trump yari afite ubukwe bw'umuhungu we, ariko akimara guhabwa ziriya ngingo, icyo Iran isaba ndetse n'icyo Amerika nayo yakagombye gutanga, habayeho icyo nakwita ko Donald Trump yabigize ibye cyane ndetse ntabwo yigeze yitabira ubukwe bw'umuhungu we, ahubwo yahaye agaciro ibi biri kubera muri Middle East cyangwa se agaciro gusoza iyi ntambara ahanganyemo n'igihugu cya Iran, aho ku munsi w'ejo yiriwe kuri telefone ahamagara abayobozi batandukanye bahariya muri Middle East, za Qatar, za Abu Dhabi, za Kuwait ndetse n'ahandi henshi hatandukanye, ababaza uko babyumva cyangwa se uko babifata. Bo bamubwira ko agomba kwemera ibyo Iran imusaba cyangwa se ibyo abahuza basabye, izo ngingo zose zirimo agomba kuzemera niba Iran nayo yazemeye. Iran rero yaravuze iti twe nta kibazo, ibyo abahuza badusaba twabyemeye. Urundi ruhare rufitwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Isiraheli. Ibi rero bigonga cyane igihugu cya Isiraheli kubera ko harimo no guhagarika intambara mu gihugu cya Libani, kurasa kuri uriya mutwe wa Hezbollah ndetse n'ibindi byinshi bishobora kuzagora Isiraheli ndetse bikayibangamira kubera ko yo yifuza kuba yakomeza kuba yarwana hariya muri Libani irasa Hezbollah. Ibi rero Donald Trump akimara kuganira n'abayobozi batandukanye bahariya muri Middle East, muri bya bihugu Iran yarasagamo cyane, aho yarashe misile nyinshi, baramwemereye. Bamaze kumwemerera we aravuga ati ngewe rero ikintu gisigaye nuko ngomba kuganira na Benjamin Netanyahu. Abenshi baravuga bati ese Benjamin Netanyahu koko ni boss wa Donald Trump? Wenda ntabwo ariko nabivuga, ariko bijya gusa nkabyo kubera ko Benjamin Netanyahu ibi bintu ngo agomba gushyiraho nawe umucyo akabyemera. Ibi bikomeje kuba byateza nyine ikibazo mu bayobozi ba Isiraheli bamwe na bamwe batishimiye uyu mwanzuro cyangwa se
ubu buryo Donald Trump we yemeye ibi biri muri aya masezerano yo guhagarika intambara mu buryo burambye. Aho bagaragaye bavuga ngo Amerika yashutswe na Iran irimo irayikina umutwe, ndetse n'ibindi byinshi bagiye batangaza, bo bagatangaza ko badashyigikiye uyu mwanzuro uri kugenda ufatwa na Donald Trump. Ariko Donald Trump we ikigaragara arifuza ko iyi ntambara ihagarara mu buryo burambye, ndetse yaranabitangaje, ariko avuga ko hari ingingo za nyuma ataremera cyangwa se bataremeranyaho neza n'igihugu cya Iran. Yari yatangaje ko uyu munsi ariho atangaza ibiva mu cyangwa se imyanzuro ya nyuma igaragaza ko yemeye ibyo yasabwe n'abariya bahuza mu biganiro. Ibi rero ntabwo byigeze bitungura igihugu cya Iran cyari kibyiteze, ariko icyatangaje n'icyo Donald Trump yasorejeho, yavuze ngo mwasinya aya masezerano cyangwa se natwe twakwemera ibi twasabwe, mumenye neza ko Hormuz igomba guhita ifungurwa ako kanya. Donald Trump rero ukomeje kuba yagira Amerika umupolisi w'isi, akomeje gutungurana cyane mu gihe Hormuz yinjiye mu gihe Donald Trump yinjiye muri iriya ntambara iyo muri Iran Hormuz ifunguye, none ubu Hormuz ikaba yarafunzwe n'iriya ntambara, ukaba ubona ari cyo kintu cya mbere ashyize imbere. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko Hormuz niyo abantu batuye isi bose bategerejeho amakiriro, cyangwa se niyo iri gutuma ubuzima bukomera cyane. Ubu aka kanya ubajije Abanyafurika, Abanyaburayi ndetse n'abandi bantu batandukanye, ukababaza impamvu ibiciro birimo birazamuka, barakubwira bati ni Hormuz, kandi ibyo byose byatewe na Donald Trump. Aba rero nibo bantu baba bari kuvuga nabi Donald Trump, kandi ntabwo Donald Trump ashaka kuvugwa nabi, ahubwo ashaka gukomeza kwemeza abantu ko ari perezida w'isi, nk'uko n'ubundi yagendaga asa naho abyiyita ko ari perezida w'isi. Rero ibi nibyo biri gutuma cyane Abanyamerika benshi bamushyiraho n'igitutu, bamubwira ngo rekera cyangwa se emera ibyo usabwa n'abahuza, ndetse uhagarike intambara mu buryo busesuye cyangwa se mu buryo bwa burundu. Ibi ndabona bagiye babyandikaho benshi, ariko ngo Hormuz uyu munsi iyi saha igeze iracyateje ikibazo, kuko ntabwo irafungurwa. Nibyo ndi kubona bari kugenda bandika ku bitangazamakuru bitandukanye, ariko ibitangazamakuru byizewe harimo na TASS. Aha bakomeje no kwandika ko hari kubaho irindi nanizwa, cyangwa se icyo nakwita nk'amananiza. Nanone Amerika yongeye kuzanamo icyo wakwita nk'amananiza mu ngingo za nyuma batabashije gutangaza, ariko uko byagenda kose bishobora kuba harimo n'iyi Hormuz. Iyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ikimara gutera igihugu cya Iran, yabaye nk'aho iteye ibihugu byose byo mu isi, cyangwa se ihangayikishije ibihugu byose byo mu isi, kuko byose byatangiye kugerwaho n'ingaruka z'ibikomoka kuri peteroli. Mu Rwanda murabizi ko zahageze. Ikindi, Iran bikomeje gutangazwa ko Iran ishobora kuba iyobowe n'igisirikari IRGC, ndetse Mojtaba Khamenei akaba atari umuyobozi mu buryo nyine bwa kwa kundi bashyiragaho abayobozi bashyizweho n'aba basaza ba 80. Bamwe bakomeje kuvuga ko atari bo bamushyizeho, ahubwo yashyizweho no kuba wenda papa we yarapfuye, noneho
hagafatiranwa muri ubwo buryo, ariko igisirikare ngo nicyo gikontroye cyane ntibivugwa, ndetse ibi abantu bakagenda banabishingiraho bavuga bati wabona koko ari byo, kubera ko uyu Mojtaba Khamenei akiyobora cyangwa se agitangira kuyobora kijya ku buyobozi ntabwo yigeze agaragara mu ruhame, ndetse nta n'ibikorwa binini bikomeye yigeze akora, uretse wenda nk'inyandiko yagiye ashyira hanze akoresha intoki ze, naho nta bindi bintu yagiye akora birenze nk'ibyo se yakoraga. Rero bakagenda babishingira bavuga bati koko Irani iyobowe n'igisirikari muri iki gihe, uretse ko nabyo ntabwo byaba ari bibi, kuko muri iyi minsi, muri iyi ntambara bahanganyemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukuboko kunini cyangwa se uruhare runini n'igisirikare kiba kigomba gukontorora cyane kurusha, kubera ko hajemo kujenjeka cyane mu kujenjekera Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iba yarasenye Irani, iba yarayihinduye umuyonga, ndetse iba yaranakoze ibyo yatekerezaga cyangwa se ibyo yashakaga hariya. Iba yaratwaye ziriya Iranium, iba yarahinduye buri kimwe cyose, ndetse ikaba yarashyizeho n'umuyobozi wayo, ariko habayeho imbaraga zikomeye za gisirikari, ndetse bararwana ntacyo basize inyuma, bakoresha uko bashoboye kugira ngo barengere igihugu cyabo, ndetse banahorere umuyobozi wabo mukuru ariwe Ayatollah Ali Khamenei. Rero igihugu cya Irani nubwo cyaba kiyobowe n'igisirikari nta kintu byaba bitwaye, gusa icyo mbona ni uko Irani iramutse aka kanya cyangwa se uyu munsi ejo bundi Amerika ivuze iti intambara turihagaritse mu buryo burambye, Irani yabitsinze. Intsinzi yaba ari iya Irani, kubera ko ibyo Amerika yasabaga igihugu cya Irani nta na kimwe Irani yubahirije. Icya mbere, ntabwo Iranium zagize gute zoherejwe mu bihugu Amerika yari yasabye ko zoherezwamo. Icya kabiri, ntabwo Irani yahagaritse gukorana ubucuruzi bwayo n'igihugu cy'Ubushinwa, cyangwa se ibihano yafatiwe ngo ibashe kugira gute, ibashe kubijyamo ibyemere. Ntabwo yabyemeye, yakomeje gucuruza peteroli yayo nk'uko bisanzwe, iyigurisha mu bihugu bitandukanye, ndetse ikomeza no gutunganya Iranium iyikungahaza kugira ngo iyifashishe mu ngufu za gisivili nk'uko yagiye ibitangaza, ndetse inavuga ko idateze guhagarika gukora cyangwa se gutunganya ziriya Iranium ngo izikoreshe mu ngufu za gisivili. Ibi rero byakomeje nanone kubabaza cyane Benjamin Netanyahu, aho Netanyahu we yavuze ko igihugu cya Irani ari igihugu cy'abanzi kuva kera, kubera ko bari gutunganya igisasu cya kirimbuzi gishobora kuzarimbura Isiraheli ndetse n'isi, kikaba cyayirimbura, aho Benjamin Netanyahu yagiye atangaza ati isi ifite ibyago cyangwa se irageramiwe mu gihe igihugu cya Irani kitahagaze gukora ibisasu bya kirimbuzi. Bikomeje kuba rero ibindi ndetse bikomeje gucanga abantu batandukanye, uburyo iyi ntambara ya Irani ndetse na Amerika imaze iyi minsi yose abantu batigeze bitega ko yamara, ariko reka turindire turebe ko Donald Trump asinya kuri iriya myanzuro cyangwa se biriya yasabwe n'abahuza, ndetse hagati aho igihugu cya Katari ndetse na Kuwait kikaba cyishimiye cyangwa se kinejejwe n'uburyo ibi biganiro biri kugenda bikorwa, ndetse bisaba ko hashobora kuvamo n'imyanzuro mizima, iyi ntambara igahagarara. Bigaragare ko Irani yabazengereje cyangwa se ziriya misile zashegeshe muri biriya bihugu, bo bagiye bumva imbaraga za Irani kurusha abandi batuye isi, ndetse kurusha n'igihugu cya Amerika, dore ko na Amerika ntabwo yigeze wenda iraswamo na Irani, ariko
iyo ibirindiro bya Amerika birashwe, na Amerika buriya ibirashwe nubwo wenda byaba biri hanze y'igihugu, kubera ko Amerika ihatakariza byinshi. Gusa baranavuga ko Amerika ishobora kuba yarahombereye amafaranga menshi, kubera ko niba yaragendeshaga miliyoni y'idolari irenga ku munsi muri iriya ntambara yamaze iminsi 38, ni ukuvuga ngo Amerika nayo yarahahombeye. Ariko nanone ntabwo ibyo twabigenderaho tuvuga ko Amerika ariyo yamanitse amaboko, ahubwo cyangwa se stock yayishiranye. Ntabwo Amerika ari igihugu cyoroshye, nta nubwo Amerika Iran ishobora kwitsinda, ntabwo bishoboka. Ahubwo ni kwa kwihagararaho, Amerika igakomeza kwihagararaho, ndetse si no kwihagararaho gusa, ahubwo iracyafite n'ibikoresho bihagije, ariko ntabwo yifuza gusohoka muri iriya ntambara uko bigaragara, ngo isohoke muri iriya ntambara yashiriwe n'ibikoresho, ku buryo wenda n'igihugu kindi cyayitera kigahita kiyinesha. Rero ni nayo mpamvu Donald Trump ashobora kuba ari gukora ibishoboka kugira ngo asohoke muri iriya ntambara atarashirirwa n'ibikoresho. Ndetse twagiye tubona ubwirinzi butandukanye bwagiye buraswa hariya muri za Kuwait, za Emirates z'Abarabu, harimo ziriya za Patriot, za Chad na za Iron Dome. Ni bwinshi bwagiye buraswa, kandi ibyo byose Amerika ibigomba kubisana, ikongera igasubiza ibintu uko byari bimeze, bikagenda neza, kigakomeza kuba igihugu cy'igihanganye nk'uko cyari gisanzwe. Ndetse Iran iramutse isoje cyangwa se basoje intambara muri ubu buryo, na Iran yahita ihinduka igihugu cy'igihangange hariya muri Middle East. Ndetse ndamya neza ko nta n'igihugu cyazongera guhangara Iran, kubera ko niba Amerika yananiwe, nta kindi gihugu cyagerageza guhangara Iran. Iran yabiyoboye hariya mu buryo burambye, cyangwa se mu buryo butapfa gukinishwa n'uwo ari we wese, kuko yagaragaje ko ari igihugu cy'igihanga. Nyemere rero nsoreza iki kiganiro nshimira buri wese wabanye natwe, ariko nyaboneka niba tugeranye kuri uyu munota uri kureba iki kiganiro, ndagushishikariza gukanda subscribe, ukanda like, share, comment. Naho akagaruka, ciao ciao, Imana ibarinde.